Ndabashuje mwese bakunzi b'ubuzima n'Imana yabuduhaye. Uyu munsi nifuje kubasangiza uburyo mbaho bwatumye ntongera gufata ikiro kuva natangira gahunda, najya kuri gahunda, impamvu ndetse n'ibyo mbasha kurya umunsi ku wundi kugira ngo rero mbashe guhorana ibiro byiza bitari ibiro bishobora kunteza ikibazo. Icya mbere, abari kuri uru rubuga tumaranye iminsi barabizi ikintu cyanteye gutuma mfata intego, mfata gahunda yo kugira discipline, yo kugira uburyo ibiro bigabanuka byatewe n'ikibazo nari ngize. Ntabwo ari ikibazo, tugira abaganga w'akazi ugomba kudusuzuma buri mwaka kugira ngo arebe ko ubuzima bwifashe. Uwo muganga rero niwe nagiye kureba, ndetse biza kuba ikibazo rwose, nkajya mbona ahantu ari gushaka gupimira inda atariho, kubera ko ngira inda yo hasi nini, ariko mu gice cyo hagati nagiraga inda eshatu, hasi kinini, hejuru nanone gato kinini, hagati ariko ugasanga hanobotsemo hatarimo. Iriya nda rero yo hasi nagiye kubona mbona ariyo bakubiseho umukandara barapimye. Ubwo rero nta kindi bapimye, nta bindi bakoze, ni ugupima inda. Ngiye kubona mbona afashe ikaramu itukura aranditse umuzenguruko w'inda munini, nari mfite 91 niba nibuka neza, ndari mu 92, kandi urugero rwagombaga kuba 89. Niho umuzenguruko w'inda yandikaho ko hateye ikibazo, ko mbere y'imyaka 60 nzagira diyabete ndetse nkagira umuvuduko w'amaraso, ibindi bibazo bishobora gukurikiraho kuri iyo nda yari nini. Ubwoba bwaranyishe kubabeshya. Diyabete, nabaga mu barwayi barwaye diyabete, niko kazi nkora mu barwayi ba diyabete. Ndabizi abarwayi b'umutima ukuntu biba bitoroshye, ndabizi. Harabonjya ntora rwose ukabasanga yituye hasi, ukarenda kumuha akantu kugira ngo azanzamuke. Ni ikibazo gikomeye, ni ibintu mba mbona. Natangiye nareba umurwayi wa diyabete, ndareba nsanga ubwo ubuzima ntazabuvamo, inzara bagira ihoraho, ikibazo n'uburyo isukari yabo ihora ibasaba kurya buri kanya. Ndareba ndavuga ibi bintu sinzanabishobora. Deja ntabwo nzabona ubushobozi bwo kwishyura uwo muntu uza kumfasha, kuko usanga ntibashobora kubyara, nta kintu bashobora gukora, ibintu byinshi barabikorerwa. Iyo bageze kuri sitade ndende, numva ubwoba buranyishe, ndavuga nti ngomba gufata icyemezo, ibi biro nkabivaho. Nubwo yarambwiye gutya, ariko nta bindi biyongeyeho. Ubwo nyine yarantegereje igihe nzazira kugira ngo nanjye njye muri gahunda y'abandi barwayi bose. Si umudamu rero, abadamu, abamama murabizi, iyo umuntu akubwiye ikintu nawe urashakisha, ugakora ubushakashatsi. Njyewe rero nk'umuntu nyine ubishoboye, hashakishije, njya mu bitabo, nsubira mu byo nize, nsubira no mu bindi, nshaka n'ibindi byose, nkora ubushakashatsi kugeza ngeze kuri gahunda ifatika imfasha guta ibiro ku buryo bufatika. Ntabwo nigeze ndebera muri marejime, kubera ko byari byarananiye. Nari mbizi ko ngira inzara, ntashobora na gato gukora regime. Ntabwo regime ntabwo bikunda, malgré yuko nanagerageje ariko biranga. Bamwe bakakubwira amazi, abandi bakakubwira ibyayi, abandi bakakubwira tangawizi, abandi bakakubwira citro, abandi bakakubwira graine de chia, abandi bakakubwira ibyahe n'ibyahe. Nagira ngo mbabwire itangazo rikomeye cyane. Ibyo byose ku murongo, niyo byaba biturutse he, niba byaba bivuye he, niyo byaba ibinini, niyo byaba iki, ndetse no kwibagisha, ndabafite bibagisha igifu kikongera kikabizana, bakongera bakangana umusozi. Epi noneho ikibazo cyanabaye kuri iyi corona, bakingiwe mu ba mbere, kubera ko bari kuri risque, aribo bantu bafite ibibazo byo kurwara corona gikomeye, ari corona ishobora kwibasira kandi ikabajyana mu buryo bwihuse. Abo bantu bafite icyo bita bypass, babayeho igifu baragigabanyijeho gakeya. Abo bantu usanga bafite ibibazo by'ubuzima. Ibyo rero kuba njya mu ngo z'abantu benshi nka 30 ku kwezi, kandi batandukanye, no kureba uburyo babayeho,
byaramfashije cyane. Nararebaga nkareba abameze neza, abafite ubuzima bwiza, ugasanga imyaka yigiyeho, ugasanga harimo n'abatagira ikibazo na kimwe cy'uburwayi. Kandi mu by'ukuri mbabwije ukuri, hano abantu bararwaye, nta muntu utagira indwara ye abenshi. Nayihase rero ku bantu mbona batajya barwara n'ibiki barya n'ugute babayeho bigenda bite, nza gusanga mfata umwanzura nkurikije ibyo ubwo babayeho, ndabigana ndabikora. Icya mbere rero gitangaje kuri abo bantu, usanga bafata isupu, usanga badafata imbuto cyangwa icyitwa isukari cyose mu gitondo. Ashobora kubyukira kuri foromaje, ashobora gufata avoka, ashobora gufata ibindi bintu byose, ariko akirinda ikintu kirimo isukari, yewe niyo yaba iy'umuneke, niyo yaba iy'iki. Burya umuneke wigiramo isukari, ni mwiza ku bantu bose, ariko ku muntu ushaka guta ibiro ushobora kugukwegera, ushobora kugukururira inzara ituma uza kurya cyane birengeje. Ndetse isukari y'umuneke iyo igiye igahura n'iy'ikirayi, ibyari glucose bivanze na fructose no kubaza biva kuri fruit y'imbuto, donc isukari y'imbuto uvanze n'isukari y'ikirayi bikora sakarose, bikora isukari nyayo yuzuye, ari byo bidukururira birya binure byo kunda, bya binure bambwiraga. Ubwo rero nafashe umwanzuro wo gufata gahunda yo kugira ngo unanuke. Ya wa muntu we, niba ushaka kunanuka, icyo kintu cyandika ahantu, ni gahunda ihoraho. Ni ukuvuga ngo wirinda kwiyicisha inzara, ugomba kurya ibiryo bizima, ibiryo nyabyo, kandi ukabirya ku buryo uticwa n'inzara, ku buryo ikintu cy'inzara ukirinda. Kuko uko ugize inzara niko umubiri wivumbura, ni nako umubiri ufata ikintu gisa nk'igikomere. Niba muzi, mujya mureba akana kagize gutya kagahura n'inzara, karya ubudahagarika. Ni ka kantu uzabona karya kageza ku gihe cyo kuruka, kubera ko igihe kimwe yigeze kugira inzara akavuga ati igihe mbiboneye ono se jamais, ntabwo nzi ibizaba mu gitondo, reka mbirye ngira ukomeze. N'umuntu mukuru rero nubwo abikora mu buntu bukuru, iyi nzara ikuriye ukayumva, ntago wongera kugira ya discipline wari warihaye, ivaho, kubera ko icyo gihe inzara ihita igutegeka, ikabira gutsinze, irakoganjije. Hari ikindi wakora rero, wakirinda kwicishwa n'inzara, ariko nanone ukihereza igihe gishoboka kandi gihagije kandi cyiza, kugira ngo ibyo wariye, ibyo wabashije kurya, bya bindi wabashije kurya ku rugero rutumye uhaga udasonza, bya biryo bibasha gufata umwanya wo kugira ngo bitambuke, bicaho bigomba guca, bifate inzira, bikomeze, havuyemo ibidutunga. Kubera ko iyo umubiri uhaze umeze neza, ntabwo ujya kukubaza byinshi, ndetse wonyine urivura ubwawo. Niba harimo n'ikibazo wenda cya tiroyide ituma urya cyane, kizagenda kivaho, kubera ko mu biryo wariye harimo n'ibyakuvuraga. Ukuntu rero mbigenza ku bwanjye, ngiye uko mbigenza, ikintu cya mbere nirinda kurya ntafite umwanya. Dukora akazi gatuma ntashobora kubona umwanya wo kurya saa sita ngo nicare ndye. Niyo nakicara nkarya biremewe, biranakoreka, ariko kwicara mu rugo rw'umuntu nkarirayo ibyo nariye ntago bimereye neza, kandi nibaza ko mu kanya ndongera gutangira akazi. Kurya nkongera nkabyirukankana, ntago bimpereza umutuzo. Uko mbigenza rero, mu gitondo kare ndabyuka, naba nateguye umutobe w'imbuto. Abataregeze bankurikirana, akari ubwa mbere bambonye kuri uru rubuga, mwajya kureba mu zindi video zagiye zibanziriza, nkora umutobe w'imbuto. Umutobe w'imbuto rero, nkunda umutobe ukora uruhu. Abantu bajya bambaza ikibazo cy'uruhu rwanjye, hari umutobe mwiza ushobora gukora uruhu. Mwandike muri commentaire, nimbona commentaire nyinshi zibisaba, uwo mutobe nzawubakorera. Uwo mutobe rero niwo nkora kenshi cyane, musangira n'abana, musangira kugira ngo mbabwire ko umutobe uburyoshye pe, uburyoshye. Ntago rero ikintu cya mbere ugomba no kwitondera, ntugomba kurya ibiryo bibishye. Iyo uri guta ibiro, uri kugerageza guta ibiro, wirinda kurya
ibiryo bibishye kuko byagukururira nanone ukumva ushukuriye ibindi utabashije kubona. Ikindi cyagufasha muri uko guta ibiro, ufata agakafe. Iyo ugashoboye byaba byiza cyane, utaba ugashoboye ugafata ama infusion, aya gingembre, ariko ukirinda gushyiramo isukari. Abantu bakunda agasukari ugeraho ukabimenyera ugasanga umubiri wawe urabikwemereye. Wafata iya gingembre nayo ifitemo icyo kintu cyo guhaza. Ufata gingembre ukayirapa neza, ukayishyiramo amazi, ukajya uyanywa atari nyinshi cyane, 2 santimetero 3 tuba duhagije. Wafata se mante, wafata se avoka. Ibibabi bya avoka ni byiza cyane kubera ko bikamura isukari byose. Wafata se gombo niba uyishoboye. Wafata ikintu cyose cyitwa infusion. Infusion ni ukuvuga ni ikintu warabye ugashyiramo amazi ashyushye ukanywa ya mazi, wayanywa ashyushye, wayanywa akonje, cyangwa ugafata buyo. Buyo nubwo igize ariko irakize cyane ku bidutungira ubuzima. Iyo ifitemo udukarori ibyakubyibushya biri ku rugero rutari rwinshi, ariko byaba byiza nabyo byagufasha kubera ko ari umunyu atari isukari, ntabwo bizatuma urya cyane. Nicyo cyiza cya buyo. Kandi rifashisha rero agakafe. Ngira Imana aho ngeze hose usanga bambaza niba ndi bufate kafe. Rero ese turagushyiramo isukari n'amata? Ntoya, ndayinywera aho ngaho. Ushobora kuyinywa kandi ushyizemo amavuta ya koko, akayiko kamwe, byongera uburyohe. Ese kafe itagira isukari nayishobora? Niba ngewe nyishobora, nawe menya ko wayishobora, ndabikwijeje. Ntabwo ndi mu bantu batakundaga kafe itarimo isukari, ariko hamwe n'iminsi, hamwe n'akamenyero, ugeraho ukabimenyera. Ikindi kintu nakoze gikomeye cyane, nakunze isupu ndayimenyera, nyishyira muri gahunda yanjye ya buri gihe, nkahorana isupu ihoraho. Icyiza cy'isupu ni uko mu gihe uyinyweye ubona akanya ko guteka ibiryo byawe ukabirya bikiri bizima, kuko umara kuyirya ukumva hari akantu kinjiye mu nda, bigatuma utajya gutoragura wirukankira ku byo ubonye, ukarya ibyo wateguye kurya. Ikindi, isupu ifasha gusohora umwanda. Noneho iyo supu rero iyo uyinyweye biguhaza cyane, bituma utongera gushukurira ibindi, noneho bikagufasha kugira ngo ibyo uriye ubihabwe utarindiriye ibindi bintu bikomeye. Twagiye rero, abantu bambaza se ubwo icyo kintu umuntu yarya ni ikihe? Ibiryo umuntu yarya, wirinda kandi kurya ibinyamafufu byinshi, kubera ko ibinyamafufu nibyo bikora isukari ku munsi wa nyuma. Ndavuga ibirayi, ndavuga ibitoki, ndavuga ibijumba, ndavuga ibintu byose birimo isukari. Wirinda kubirya byinshi, ukihata imboga nka brokoli, amashu, ibiryo bigabanya isukari mu mubiri, cyane cyane ibyo ngibyo navuze, ibinyamashu, ibibarirwa mu muryango w'amashu cyane cyane. Ubu n'abateguriye ibiryo twagiye dufungura, bikadufasha rwose ku buryo bufatika. Icyo ni igitunguru gisanzwe, nashyizemo akanyanya kamwe rwose, nkaranga amavuta ya olive, kuko n'amavuta burya hari amavuta adukwegera ibibazo, uko uyarya ugakomeza gushaka kurya. Amavuta ya tournesol mw'abantu mwe, kandi ni amavuta yangiza ubuzima mu buryo bufatika. Ugakaranga rero cya gitunguru, ugashyiramo urunyanya, wabona agasardine, Imana ikabiguhaye umugisha, ukarya uko nguko. Iyo warengeje isupu bigenda neza. Ugize inzara mu munsi wafata amande, ndibaza aboneka ahantu hose. Ngiyo rero imiteja yacu. Imiteja iraryoha, murayibona, n'inyama iyo ari yo yose. Ushobora kurya amashu avanze nk'uko mubibona hariya. Isupu buri gihe turayitondera. Wafata agasarade se, agasarade kavangavanze, cyangwa ishu n'utukaroti n'igi, ndetse imiteja turayikunda cyane bihoraho. Agasarade nanone kagahekenya neza uko bikunda, ngizo borokoli kandi n'akavoka n'akanyama.
isupu rwose ni icyitonderwa igihe cyose, kubanza isupu wayirenza ku biryo wayitangira, kandi dukunda n'ibyo bita ibihumyo biraryoha cyane. Mugire amahoro, Nyagasani abiteho.